Namakuru abantu benshi bakomeje kugenda batangaho ibitekerezo bitandukanye nyuma yuko uwitwa The Ben asigiwe umwana umugore we yarangiza akigendera. Ndagira ngo ababizi uyu ni umunsi wa 21 Uwinyeza Pamela atari mu rugo kwa The Ben. Ubwo Mugisha Benjamin ari kurera umwana wenyine. Ubwo benshi barakomeza kugenda bibaza impamvu mu byukuri Uwinyeza Pamela ashobora kuba yatandukanye mu byukuri na The Ben akaza kuba musigira umwana. Nyine ababyeyi benshi bumiwe baragerewe bari kumirwa n'ibintu biteye agahinda. Uyu mwana wabo w'umukobwa Runa yasigiwe The Ben mu byukuri umugore arangije arigendera. Kugeza kuri aka kanya ibikomeza kugera bigaragazwa byo nagahomamunwa ndetse ngo The Ben nta nubwazi aho Uwinyeza Pamela ari aka kanya. Nawe nuko byumva mu makuru gutyo gusa ntabwo aramenya aho uyu mugore we yerekeje. Ibi byose ngo byaturutse mu gufurana no kugirana amashyari ugasanga The Ben mu byukuri arakomeza gukora indirimbo akabyinisha abakobwa ariko Uwinyeza Pamela bikamubabaza. Yarangiza akabwira umugabo we ko mu byukuri ibintu ari gukora bitari kumushimisha. The Ben agasubiza umugore we amubwira ko ari akazi barimo. Burya kubicyamamare nabyo biraza kwa mu byukuri bigira ingaruka ku rugo kubera ko nyine uraza gusanga ntabwo uri buze gukora indirimbo ubure kugenda ubyinisha abakobwa. Ibi ngibi nyine abadamu benshi bafite abagira ngo murabizi ni ibintu nyine bikomeza kugenda bibabaza benshi. Utihangana wazaturika n'umutima. Ubwo Uwinyeza Pamela azabone Mugisha Benjamin ari kugenda shudika n'abakobwa ngagiye kubakoresha mu ndirimbo nkaho bajyanye Miami Beach ugasanga nyine Uwinyeza Pamela biramubabaza. Uwinyeza Pamela icyo yakoze nawe yaje kubahima The Ben arangije ajya mu kabari. Ndagira ngo nyine amashusho aherutse kugenda kwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga Uwinyeza Pamela ari mu kabari ari kunywa amayoga mwara yabonye. Uwinyeza Pamela ntago ari ubwa mbere atandukanye na The Ben akamusaba iminsi yo kujya kwitekerezaho. Uyu mwana w'umukobwa ngo Pamela yakomeje kugenda abwira The Ben ko ibintu byo kugenda mucinyuma bitari kumushimisha ariko The Ben akanga kabibamba. Ndagira ngo hari amashusho aherutse kugenda kwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye Uwinyeza Pamela ari kugenda anywa amayoga yasinze mu byukuri yataye mu mutwe. The Ben ngikina himisha uyu mukobwa ahita mwambura umwana akamubwira ko nagenda agomba kumusigira umwana. Nyine ugasanga uyu mukobwa ikintu kimugarura n'umwana babyaranye. Nikonza kuba burya hari ibintu byinshi bigenda biba ntitubibone ugasanga nyine birakomeza kugenda biba mwibanga. Uyu mukobwa Uwinyeza Pamela nawe yaje kuba afata indege yerekeza Miami kugira ngo ajye kwitekerezaho ariko agenda byumvikanye n'umugabo we kugira ngo amuhereze iminsi yitekerezeho. Ndagira ngo nyine abantu b'abasirimu bo iyo bashwanye baherezanya iminsi mu byukuri kugira ngo bajye kwitekerezaho ariko ikintu gikomeza kugenda kibabaza uyu mwana w'umukobwa nuko The Ben ahita mwambura umwana babyaranye. Ugasanga nyine ntabwo waza kubaho utabona umwana wawe wabyaye, ntabwo waza kuba uryamusinzire utarimo kubona umwana wawe. Ubwo Uwinyeza Pamela nawe araryama bikamucira urubanza kubona siga umwana nyine ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Ndagira ngo benshi mwakomeje kugenda mubona mu rugo kwa The Ben haje uwitwa Ashton Hall ndetse na Ashton Small ndetse na Indian Ashton Hall. Aba n'abanyamahanga bari baturutse mu byukuri mu gihugu cya Amerika ndetse n'undi aturuka mu Buhinde na Kagarara wo mu gihugu cy'u Rwanda baza kwa The Ben. Ariko abantu benshi banyuze amaso mu rugo rwose basangiye uwitwa Pamela ntabwo ahari. Bakomeza kugenda babaza Benjamin bamubaza uti Pamela yagiye ko tutari kumubona ahangaha ari he. Nyuma yaho aze gukorwa n'isoni afate telefone ahamagare nyine umugore narangiza amuhereze umushyitsi kugira ngo nyine yikure mu isoni. Ndagira ngo abanyamakuru benshi bari batangiye kwibaza aho uwitwa Pamela mu byukuri yagiye. The Ben abonye bimurenze ahamagara uwitwa Pamela yanga kumufata. Yanze kumufata agomeza kugenda ahamagara cyane Uwinyeza Pamela abona uwitwa Mugisha Benjamin yamwitesheje mu mutwe mu byukuri nyine aza kuba mufata. Ubwo rero nibwo twabonye amashusho yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye Uwinyeza Pamela mu byukuri ari kuvugana Mugisha Benjamin ndetse n'uwitwa Ashton Hall bari kuganira mu rugo kwa The Ben. Ariko ikigaragara cyo ndagira ngo umwari bibonye ko uyu mwana w'umukobwa Pamela ntabwo yari mu rugo kwa The Ben ahubwo yari yamaze kuba afata indege yagiye kwitekerezaho nk'uko yabisezeranye na Mugisha Benjamin. Ubwo benshi babonye uwitwa The Ben ari gukomeza kugenda aterura umwana ndetse no kuri aka kanya amakuru akomeza kugenda aravugwa neza ko uwitwa Mugisha Benjamin ari buri kurera umwana uwitwa Pamela yamaze kuba mu byukuri yigendera akahukana. Ubwo nyine benshi byabateye agahinda benshi batangira kubona uyu mwana mu byukuri ukomeje kugenda abaho nabi gutya agasigwa na mama. Burya nyine uzamenye ko burya umubyeyi niwe ugomba kuko nyine umumama atakureza uri umwana ntabwo ushobora gukura neza.
kuko umugabo n'ubundi araza kuba yigendera muri shuguri gushaka amafaranga umubyeyi aze gusigara kwitaho. Ariko simpamya neza ko ari umwana warerwa na se ngo azagire nyine mu by'ukuri imyororokere mizima. Ibi bintu birakomeza kugenda bibabaza ababyeyi benshi, barakomeza kugenda banenga iyi couple ya Mugisha Benjamin ndetse n'Uwinkeza Pamela. Ubwo mu by'ukuri ngo ntabwo ari ubwa mbere bibaye, kubera ko kuvanga uwitwa Pamela yabyara bimaze kuba inshuro zigera kuri 3. Ariko ndagira ngo zimwe muri 2 nizo zaje kuba zimenyekana. Uwinkeza Pamela mu minsi ishize ndagira ngo mwamubonye mu kabari ari kunywa amayoga. Mugisha Benjamin nanone ari we ufite umwana yamusigaranye. Ariko Uwinkeza Pamela aho bitandukaniye yari mu mujyi wa Kigali, ariho yagiye kuba yitekereza. Ndagira ngo nyine barashwana bagahanana iminsi yo kujya n'abasirimu pe. Nyine abasirimu iyo batandukanye ntabwo bagenda bateshanya mu mutwe ngo batangire kwishyira ku bo barumvikana bagahana iminsi bakajya kwitekerezaho. Mugisha Benjamin ariko azi ubwenge, bitewe nuko ahita afata uyu mwana wabo bita Runa, yarangiza akamusigana akareka mama we akagenda. Aramubwira ngo ntabwo uri buze ko wakahukana ugere n'umwana wanjye, sindi buze kubamenya aho ari azaba ameze gute cyangwa se amerewe gute. Ubwo nyine Mugisha Benjamin akabafata umwana akareka umugore akagenda. Ariko ubwo abandi babibona bakavuga uti Uwinkeza Pamela yagiye muri gahunda, ni gahunda kizatuma ugenda ugata umwana ko umwana arerwa na nyina atarerwa na se. Nyine uraza kuba usanga benshi batangiye kugenda bavuga uti Uwinkeza Pamela yagiye mu butumwa bw'amahoro y'akazi, araza kuba uyu ni umunsi wa 21 Uwinkeza Pamela atari mu rugo kwa The Ben. Benshi ubwo ngubwo batangiye kugenda bibaza bakavuga uti ese abantu b'ibyamamare gutya niki cyatuma baza kuba bashwana. Ariko ngo nta kindi bapfa, baraza gupfa gucana inyuma. Ugasanga ngo Mugisha Benjamin arashinjwa guca inyuma Pamela, ndetse Pamela nawe bikaza kubimubabaza, nawe akaza kuba babaza The Ben. The Ben yabyumva utya akaza sakuza, yamara gusakuza amahoro akabura. Nyine bagahana iminsi yo kujya kwitekerezanyaho kugira ngo umwe mu by'ukuri hatazagira urwana n'undi. Ugasanga ibi ngibi biraza kuba bigenda byica image yabo, kubera ko nyine nimba uri umuhanzi uba ugomba kwigengesera kugira ngo ntagire amabanga yawe aza kuba yajya hanze. Kugeza kuri aka kanya ndagira ngo benshi baragererewe, barakomeza kugenda babona amakuru y'Uwinkeza Pamela ndetse na The Ben yakomeje kugenda ajya hanze. Ariko hari ibintu byinshi bikomeje kugera bivugwa kuri iyi couple itabanye neza. Ndagira ngo ushobora kuba uri kwibaza impamvu witwa King James yakomeje kugenda agaragaramo hano cyane. Uyu mwana w'umusore King James ndagira ngo yakomeje kugenda agaruka mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, arashinjwa gucana inyuma n'uwitwa Pamela. N'ubundi ndagira ngo benshi mu bakomeje kugenda bumva amakuru yakomeje kugenda avugwa, biravugwa neza 100% ko Uwinkeza Pamela ndetse na King James ngo bakundanye mbere yaho. Ngariko nyuma yo gukundana nyine uwitwa King James yarimo gutegura kuzashaka Pamela, ngo biza kurangira Mugisha Benjamin aje kwita mutwara. Kuko ngo nubwo ibi byose biba gutya, uwitwa Benjamin akunda uyu mwana w'umukobwa Pamela ku rwego rudasanzwe. Ninkubwira ngo Mugisha Benjamin akunda Uwinkeza Pamela byo gupfa uze kuba ubyumva utyo. Nyine ni satani ikomeza kugenda ituma bashakanye batumvikana, ya makimbirana akomeza kugenda aba mu ngo hirya. Nyine ugasanga abantu benshi barakomeza kugenda bapfa ibintu bitafatika. Ariko ubwo abantu benshi barakomeza kugenda banenga iyi couple kubona bashwana umwana akaza kuba abirenganiramo. Ejo bundi uwitwa Ashton Hall azahagere ndetse abone uwitwa The Ben ateye umwana, azamubaza Ruwande amubwire karuwe, amubaze mama we aze kuba mubura. Ngariko Mugisha Benjamin abone n'abanyamakuru batangiye kuba mu by'ukuri babibaza, bagenda nyine bashujura bavuga uti ese Pamela yagiye. Ahangaha hagira ikimwaro gikomeye cyane, ahita afata telefone ahamagara mama Runa, ubundi azamuhamagare amupresente nyine bakamere, kugira ngo nyine bavuge ngo yagiye ku butumwa bwa hese. Nyine kugeza kuri aka kanya amakuru akomeza kugenda tugiraho, biri kumvikana ko RIB yatangiye kubyitambikamo kugira ngo nyine batangire kuba bareba nimba bashobora kuba bakiyunga bakabana mu mahoro, byabananira mu by'ukuri bakaba basaba gatanya cyangwa se divorce. Ugasanga nyine ibintu byakomeje kugenda bibabaza abakunzi ba Pamela ndetse na Benjamin.